Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 ikomeje kubohoza Karehe rwose iyigeze kure. Na makuru muragezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama uriwe neza? Mwiriwe mushakamba, mwiriwe amahoro? Yego twiriwe amahoro. Murakomeje. Yego namwe mwara amahoro? Natwe ni amahoro, turaho tumeze neza nta kibazo. Karehe M23 bimaze gufata nka kangahe ku ijana yayo? Buriya rero Karehe Karehe buriya yaba imaze gufatwa wenda reka tuvuge nta igihe kimwe cya gatatu cyageramo. Siko yarangiye ariko yarangiye none kimwe cya gatatu hagati ya kimwe cya gatatu na bibiri bya gatatu aho ngaho. Kuko buriya igice gisigaye kikanganye ni igice cyerekera kuri parike Kahuzi Biega n'ahandi hantu rero ubona umusozi muremure aho bita za Remera. Ariya naho hari Remera mushakamba. Ko Remera zamabaye. Rero urumva ko ifashe ibyo bice rwose buriya ibibajyanye. Birumvikana. Ariko biraza koroha. Biraza koroha kuko hariya havutsemo ikibazo cy'abasirikare ba FARDC. Ntabwo barimo guhuza abo bohereje ku rugamba baranga bakarasa. Wabyumvise no mu munsi sa audio. Twanabikoze inkuru nimugoroba tuvuga amasasu ya hariya hafi. Twabikoze inkuru ariko abantu bari batarasobanukirwa neza kuko nibwo byari bigitangira. Byarimo biba urumva abasirikare ba FARDC ba Wazalendo n'abarundi batangiye guhunga. Uko bahunga bakagenda bambura abaturage, bakubona na telefone akaba atatinya no kukurasa akayikwambura. Icyo akubonanye cyose yumva yifuza arakurasa akakikwambura. Iyo atakurashe akakikwambura akagenda agusigiye ubuzima. Ushima Imana ufite. Rero ibyo ngibyo byabaye birimo kuba n'ubu ngubu ngira ngo wumvise za audio zo mu kanya z'abaturage barimo batanga ubuhamya hariya hafi y'ikibuga cy'indege. Ukomeje za Gatana hariya inzira izamuka noneho werekeza i Bukavu uri hafi ya Bukavu. Ibice rwose abaturage bamerewe nabi barabona abasirikare akisha ngo barazira gushotora M23. Biriya bikozeho birahiyeho umuriro ushyushye igihe bacokozaga Ngungu. Yego noneho si ugukubitwa karahava. Barakubise ahubwo n'abantu batangaza amakuru turacanganyikirwa. Abantu bakajya bahakana ngo hariya ntihafashwe kandi hafashwe kubera ukuntu babona birimo byihuta ntibumve ku kwihutaho kurimo guturuka. Mushakamba buri wakubwira ngo uve Rumbishi uze Minova. Urugendo rurerure. Oya hariya hantu ni hanini. Ni hanini cyane. Nahoze ndeba ibirometero biri hagati ya Goma yego na Minova. Wasanze ari bingahe? Reka nze mbikurebere neza. Uciye umuhanda wose harimo ibirometero 353. Oya ntabwo ari ibyo Minova rwose nibyo gukorera. Icyo warebeyeho cyakubeshye. Ni Google yabinyeretse nyereka ko kuhagenda bisaba n'imodoka. Google nayo se isigaye nk'urwagwa. Dore uko bimeze mushakamba kuri kwabyo. Ni ukuvuga iyo uvuye Goma ukagera mu Isake ni 27. Kuva mu Isake kugera Minova ni 18. Ubwo rero byose hamwe ni 45. Uzi ko Yega kuva muri Goma muri Nord Kivu kugera Minova Sud Kivu
ari ibirometero ibyo ngo bihagenda amasaha 5 oya ntibishoboka n'iminota 12 ntabwo bishoboka reka biratuma nongera kubishakira ku yindi oya wikwirirwa ushaka ugiye nkubwira ukuri kuko mpazi kuko nahagenze inshuro nyinshi ni ukuvuga uyu uvuye i Goma ugenda umuhanda ugenda umuhanda ariko nuguruka nk'inyoni biraza kuba bike Igoma kugera mu Isake hariya kuri rompwe ni 27. Wava hariya kugera Minova ni 18. Ndabona hari indi application yego nyeretse 49. 49 byo nabyemera. Hari indi inyeretse 45. Ni 45 ubundi. Ndabona zitanga byinshi. Ni 45 nanjye nari nikanzemo. Ni 45. Ndabona ari aho ngaho uko kuva ntabwo haruta kuva Igoma kujya i Bukavu hari 202. Urumva rero ntabwo haruta. Ariko urumva hariya hantu kuhagenda ahantu hangana hatyo. Kuko ndavuga hangana hatyo ntabwo mvuze ko bagenze kuva Minova kugera Igoma. Ariko nanone kuva Irumbishi kugera Minova. Ese kuvuga kuva Irumbishi? Yego. Uvuga uti nukuva Ngungu. Yego. Kugera hariya kuko urugendo bakoze ruva Ngungu. Yego, ariko ni urugendo rurerure Mushakamba nibyo navugaga. Noneho wajya kureba ku muntu ugenda arwana wateranye ibyo birometero bihari. Ugasanga mu by'ukuri birenze ubwenge bw'umuntu kubyumva. Kubuse aba bantu barimo baragenda bya bindi bavuga ngo umuntu agenda ku gataro, barimo baragenda ku ki. Kereka niba ari drone bagenda. Ni ikigaragaza ko urugamba rwateguwe. Ruriya rugamba rurakaze Mushakamba. Ruriya rugamba rukwiriye kwandikwa mu bitabo. Ariko bigaragaza ubuhanga n'ubuhangange bwa M23. Barayitereje batayizi none irabiyeretse. No biyerekeye rero bahahamutse Mushakamba. Ari umurundi ntashaka kurwana. FARDC warahindukira umwohereje ku rugamba akamurasa. Ari Muzarendo we arashaka kwambura akitahira akisubira iwabo mu giturage. Ari muzawe ntabwo wamenya umwobo yihishemo Sadek Samidiarasi yari iheruka kumva. Samidiarasi ntikibaho. MONUSCO yo yagiye nka ya operation niba ari Springbok niba ari iki. Iriho nk'abaringa uvuga imirwanire ya AFCM 23 yarabarenze. Ngo Kiromba ari kuvuga ngo wese ngo bafata aho hantu hose MONUSCO iri hehe. Ko bivugira mu Buswisi atabivugira hariya. Byoroshye ngo yavuze ati nzaza gutura Igoma nzahava umutekano wabonetse akijya ku butegetsi. Ngo ijoro ribaruwa riraye arangije none yitaje ajya kuvugira mu Buswisi. Ahubwo zo muri Shakamba uravuga iki ko bivugwa ko n'amasunzu yaba yahunze. Irondo ryaba givanze n'abajura. Ndakurahiye. Ibaze bazunzu yahunze noneho ariko ngo yarabanje bakubita ikinyoma nk'icyase muhanuka. Hano hari inkuru ivuga ngo General Masunzu wa zone ya 3 y'ubwirinzi y'ingabo basabye ingabo ziwe kumanuka zikarinda ikibuga cy'indege cya Kavumu. Izo ngabo ngo yavugaga ko yasize mu Rurambo. Mu Rurambo ni mu Minembwe ubwo naho ngo ni za Gumini. None nasanze ari abasirikare 47 yari yaravuze ko afite 200. Ikibazo cyabaye ikibazo pe. Baramwica ndakurahiye. Wabesha afite ingabo zigera muri 200 zishobora kurinda ikibuga cy'indege. None ngo ni 47 ngo ni bagumi no 47. Yanatoroka rero. Ariko se yatorokera ko yabaye ikivu. Nta wamenye ibyo. Ko abanyamurenge bene wabo yabamaze azatorokera. Reka tureke gutinda ku bya Masunzu atoroke cyangwa ntatoroke ikiriho nuko umuvumo yafashe utazamugwa amahoro.
abanyamulenge yagiriye nabi ari bene wabo basangiye amaraso ntuzamworohera. Ariko bwana Sentama, reka twinjire mu nkuru tuhe ingingo n'ingenzi ubundi tugaruke twinjira mu makuru yacu ku buryo burambuye cyane ko hari amakuru ahishe byinshi. Yego Mushakamba, reka twinjire mu makuru turebe amakuru, turebe ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Yego. Ingingo tugiye kuganiraho iya mbere ni igira iti M23 nyuma yo kubohoza Minova na Bweramana yafashe ibindi bice kumeza urugamba Nyabibwe na Karehe Centre. Indi ngingo tureba ni ingingo ivuga iti FARDC yemeye ko yambuwe Minova na Bweramana. Turareba indi ngingo igira iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguye amasengesho yo gusengera FARDC na Wazalendo. Nta kindi bakwiriye amasengesho byo. Ingingo ya kane, sosiyete sivile ya Kivu ya ruguru bibasiye ubuyobozi bw'ingabo za FARDC ndetse banabusaba ibihano Mushaka. Ngizo rero ingingo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Yego. Bwana Sentama. Yego. ngira ngo nitwinjira ku ngingo ya mbere. Yego. Mu rwego rwo kudatinda. Yego. Hari ibintu byinshi bitandukanye by'uburyo cyangwa se inguni turinjiramo. Yego. Hari inguni uko bwije byifashe cyane ku cyo twakita nk'imbibi cyangwa ku byambu bihuza Goma na Minova cyangwa ibyambu biva Minova. Yego. Hari inguni y'ibijyanye no gushwiragira kw'abashinzwe umutekano yaba polisi n'abasirikare muri biriya bice. Yego. Hari inguni y'ibiganiro bya M23 n'abaturage cyangwa inama n'abaturage ba Minova. Hari inguni nk'iko twabivuze ibindi bice byagiye bifatwa bigiye bitandukanye tureba inzira M23 yakomejemo ikomeza ijya kubohoza ibindi bice. Yego. Ndetse tunareba inguni y'umwuka uri mu baturage bagiye batandukanye bo muri Kivu y'Amajyepfo bagaragaza uko ibintu byifashe, ubona ko ibintu birimo bigenda birushaho guhindura isura. Yego. Bwana Sentama, reka tuze guhera by'umwihariko ku nguni y'uko bwije bimeze kugira ngo tuze kugaruka ahandi. Yego. Kare wigeze unyohereza video mbona ku cyambu ubwato ni bwinshi bufite abantu benshi, ukabona ibintu ntibyoroshye. Yego. Hariya ntabwo byoroshye, hari ubwato urabona abantu barimo baraburwanira, ni uruvunganzoka buri wese ashaka gukiza amagara ye. Urabireba rero ugasanga ni ibintu bikomeye Mushakamba, biragoranye. Hari n'ababubuze mbese nimugoroba barohamye bitewe n'uwo muvundo. Wabonye n'amaganya y'abapolisi bahunze. Abapolisi bagiye n'amaguru, bambuka n'amaguru, bakomeza urugendo n'amaguru, bambutse n'ubwato bageze hakurya bakomeza urugendo n'amaguru. Ariko oya, bari abapolisi berekezaga kuri teritwari ya Karehe Mushakamba. Yego. Bakoze urugendo rurerure. Nari nibeshye, ntabwo bambutse bajya i Goma. Hari amajwi dufite yo ku cyambu. Hari amajwi. Katubanze tuyumve noneho tugaruke dukomeza tuvuga amakuru yacu. Yego. Mbaya hapa Nzoro bilishakuwa mubaya sana mbese kambi yote najigura. Ati hano Nzoro ni kuri cya cyamba ati bimaze kumera nabi. Baye mu Ventura deja barashaka Kitembo sasa ni karibu sana. Baye mu Ventura bamaze kugera hitwa Kitembo ni ku cyambu nyine. Ni hafi cyane. Ati ni hafi cyane. Ati uba umeze nk'uri Goma rwose. Naporishaga ni kambi sasa nagusa pale kumai.
ati na hano za Rushangara ni hamwe naho Kitembo kwenye baye mvetura bako wanaonana tu ni macho ku macho na moto mwenye kumwa ingambi hapa tu ngambo ya Goma. Ati ku muntu uri mu nkambi ya hani Goma ni aho baye mu 23 bari ni ukurebana amaso ku maso ni hafi. Abasha kupa ngambi nzoresha inajisikia deja inaenda. Na hapa Rushagara deja na sisi kwa na boka sio kama ati Rushangara ni ati haragiye naho dufite ubwoba Baishana zitosha tu moya kama kesho bitakuwa ntabwo aho kantu bagasubiramo kuna boka sio kama moya baishana zitosha tu moya dufite ubwoba ntabwo tuzi bugenda ati abantu batangiye kwikura umwe basoda bako banakimbia atabasoda barimo kwiruka abasirikare Kuna mashakoshi banaenda tuje kama uko naenda wapi moya banapanda wengine bapakiye amasakoshi ntabwo tuzi ngo bagiye he uka wengine ne vitu vishapanga kabisa kama kabisa ati Goma rwose ibintu bimeze nabi Bana sisi tunaona sio kisi niko tu vile tanzo kabisa ni tanzo ati hano muri mu mujyi Sasa hivi guverneri Peter Chirimwami anatoka sasa. Ati guverneri Peter Chirimwami none havuye mu Isake. Sasa ndio anapanda. Kumaliza tana transmit sasa. Nibwo azamutse ati niba yaravuye kubatanga amabwiriza ku basirikare be niba yaravuye kugira ati. Ayo mabwiriza mushakamba ntitwamenya yariyo niba arayo kurambika intwaro niba arayo kugira ngo tusimbize. Nini kama natoka ambia basoda yake bagombane bari mkutia silaha chini bazungumze nene bentwa. Ati bituzi niba avuye kubwira abasirikare be ngo bashire intwaro hasi cyangwa barwane ntabwo tubizi. Atujua lakini sasa vile ndio zinashimama lakini patu wala kimashini samu wakimbizi wanayana bako wanakimbia kimashini bose hariya huzuye abantu ku kimashini ni hafi yo kumugunga mushakamba ndahabona buri muturuka mu Isake uzigoma ya zoro yote deja bakimbizi banatoka bako wanakimbana kutoka inzuro hose impunzi zirimo kwiruka zirimo kuhahunga deja hapa Goma ni wasiwasi mwana deja kambi zote na kimashini na kulengo wenye wako bamwe bashanga zitosha wenye wako na mafuta kimashini bose batangiye kuhikura impunzi zatangiye kuhikura zile tu ko bimeze kama kesho bitakuwa turategereje turebe ejo bizaba bimeze bite ni ku ruhande rugana Goma Ego mushakamba urumva ko uwo mugabo ameze nka kakanyoni karetse ku nzira ku ruhande rugana ati ntituzi ko ejo bizaba bimeze cyane rwose ku ruhande rwa Kavumu yego akumve naho uko byifashe yego jambo group ati muraho group Kavumu mie ati ndi Kavumu Kavumu nako ko shida mingi sana mahake masafi ati hadi Kavumu naho hari ingorane nyinshi cyane uwi magharibi ku buhera n'imvuru ndio wanakutana ngia ku fro kule ati abasirikare banze kujya ku rugamba tawabo ya pre abapendi decision ya Kinshasa wanapenda decision ya Bukavu juu ilikuwa na bakataza basigombani ati Bukavu yababuzaga kurwana bo ntabwo bashaka icyemezo giturutse Kinshasa kuko Kinshasa ho barabategeka kurwana Bukavu bakababwira kureka kurwana ati noneho bo bagashaka icyemezo giturutse Bukavu cyo kureka kurwana avili shaba soda kutoka Kisangani na bazando batoka Bunyakiri indege yayururukeje abasirikare bavuye Kisangani ngana wazalendo zivuye Bunyakiri yego makule kuna shuka kwanza kule kamio sava ati hageze amakamyo arindwi kwa sasa tukazi nakuye ati akanya amakamyo arindwi arahageze ila soda yetu ya Kongo ndio wanakuya kule ati haje abari FARDC watupia
katika kuadhimisha kutoa mustake security moya ngufu tu sana kabisa. Ati turi mu gihe cy'umutekano muke cyane. Probleme tu moya tuko nayo hapa sai pasoda ya FARDC wanakuwa mingi hapa msantre ya Yusi. Ba mingi sana. Mesa ikibazo gihari hano muri iyi centre yacu hari aba FARDC benshi cyane. Miko nayo yo toka Nyabihu kwa kia banakimbia ba polisi ba nani na baturutse Nyabihu biruka abasirikare abapolisi b'abazarendo bose. A population ya Nyabihu kwenda kwa. Ukina abaturage. Menyiko sasa bakwayiba iko nyanganyana kuona gihari ariko abasirikare barimo kwiba barambura. Mabeba ukimomba yo nakupiga masasi binashia pale. Ati akubona na telefone akaba yagukubita n'amasasu akakwambura telefone akayijyana. Vitu vraiment imekuwa vingine na hapa ati byabaye ibindi. Kupata moto hakuna kupata moto ya kutoka kwenda Kavumo. Ati moto kugira ngo ugere byibuze ni Kavumo ntayo wabona. Zificha biko wanatola mamoto. Abamotari barimo kuzihisha kuko abasirikare bazifata bakanazigendaho ntibazisubize cyangwa se bakanazigendaho ntibanishyure. Ipo wanabeba moto. Sio kisema ufike Kavumo nako unakuta tena wasoduna wengine wako wasema watakui. Nabo nao wanakubebea buri donc amotari wanakopa mujyana wamugeze Kavumo ukasanga abandi nabo bakagufata bakakujyana ukabageza hirya nibyo kandi ntibanakwishyura. Moto mu nyumba kwa hakuna moto kwa sisi hata mko nta moto icara cyane na moto hapo sawa bisha sumbua tukao na paeshwa ni kutombea tu me ati no kusabira haiko jam na tuko singia tukumwili hatuna gisi na maso gabulire ati tutuchungiye ku mubiri gusa ati nta kindi dufite. Kama tutavutia ikirobo kandi mayivoka atuyuwe hakuna mwego atumika saa hivi nta urimo gukora santo tipo kwa kimya watu uko aliasetu nta urimo gukora abantu bose umutima urahagaze centre yose. aliasetu na pia bananyanganyana barakwambura baragira kumla nabeba yanabeba donc aliko mzuri wizi tu ati ntabwo ari byiza pe ati n'ubujura burenze kuvumilia hali ya mwingine na ariko turakomeza twihanganire ubuzima bwo muri mujyi noneho turebe ibikurikira. Numva ko batorohewe ntabwo borohewe mushakamba kuri iki cyambu rero habanje kwambuka birumvikana bafite imbaraga bafite ubushobozi bafite imbunda. Yego. Bakajya bambuka bambaye ibya gisirikare mu Venturika barasa. Yego. Birangira bafashe umwanzuro kujya bambuka bigize abasivile. Yego. Ariko kubera ubwinshi bikarangira n'ubundi y'amato agiye arohama. Yego. Aho hari abagiye bapfa hari amato agera kuri 2 yabashije kurohama. Yego. Uku guhunga bagigoma sinzi kiri kuba impamvu bari guhungira kuko nta buhungiro buhari. Yego. Nta buhungiro buhari gusa mu Ventura nayo yagize imbaraga nkeya cyangwa yabigenzemo gake kugira ngo ireka abashaka guhunga bahunge. Yego. Kuko iriya nzoro kwikuramo ni ibintu byoroshye cyane. Bwana Sentama rero. Yego. Twavugaga ibi byose bijyanye no guhunga. Yego. Ariko intambara wabonye ko nyuma yuko bigaragaye ko nuza yavuyemo. Yego. Nyuma yuko Minova ikuwemo inama ikaba. Yego. Bagiye Karungu. Yego. Bakiranwe ibyishimo byinshi cyane mushakamba. Abantu baranezerwa cyane. Yego. Karungu ubwo birumvikana yahise batombe directeur tajemo gutinda. Yego. Nyuma ya Karungu nanone birumvikana urugamba rwakomeje. Yego. Kandi nta gahunda yo guhagarara M23 ifite ni paka ibohoye bira bice byose umwanza akicuza impamvu yabagabye ibitero. Yego.
bari mu nzira zigana Nyabibwe. yego Ariko bahise babuhoza ahantu hitwa Burenga. Burenga Burenga na Kasunyu. Yego na Kasunyu. Ni hariya ku nkombe z'ikiyaga Mushakamba, hari iyo hafashe ikiyaga ubu gifite ubusigaje kuzamuka hejuru gusa Inyabibwe. Ibyo ni ibice byose. Kasunyu rero, Kasunyu hariya ahitwa Kasunyu. Kasunyu byahabereye Mushakamba. Nuvuga FRDC n'abarundi na bari abafatanya bose bahageze. N'imodoka zabo baziburiye inzira. Bumvaga ko hari inzira ikomeje. Babuze inzira rero icyo bakoze bahise bazitwika Mushakamba. Hariya bahatwikiye imodoka zabo, bitwikiye imodoka, batwikiye imodoka nyinshi cyane. Yego. Ubwo n'imbunda nini zari ziri kumwe nazo birumvikana byose. Ni kwa gushoberwa ni cyane. Bwana Senama rero muri uko gukomeza Nyabibwe hari ikintu cyitwa panike. Nyabibwe panike ntabwo yabaye umunsi gusa Mushakamba. Ukuvuga ninjoro. Guhera ninjoro barimo bagenda. Hari amafuso yazaga akabatwara. Ngira ngo izo fuso wigeze kuzibonaho, ariko uba utazibonyeho na kuhafuso. Nazibonye. Nuko wazibonye. Fuso zabatwaraga rero abaturage bagasigara bavuga bati yo zangabo zacu ziragiye. Ahubwo ikibabaje Mushakamba bamaze kugenda nyuma baza kuharasa. Bya bindi byabo nyine byo guteza akaduruvayo. Yego. Ariko rero mu bantu barwanaga hariya hari umugabo ngira ngo baraza kumubamba. Hari umugabo witwa Rugabisha Koronere. Ndamubona Rugabisha hoze Umurenge. Uramuzi? Amaze Abanyamurenge. Kangwa ifoto ye. Uyu mugabo baraza kumubamba rwose vuba hanga. Ko ngo niwe uteje biriya bibazo. Kandi uyu ni umuntu w'amasunzu. Arazwi cyane bamuzanye hariya ngo kubera ko ngo yakoze akazi keza mu Minembwe. Mu Minembwe yari yaramaze bene wabo. None ageze hariya ahuye n'intare arimo ariruka gusa n'icyo akora. Bwana Sentama hari bimwe mu bintu bidasanzwe by'amakuru y'ibanga ari kumenyekana. Yego. Bari abarundi benshi bari gupfa. Yego. Bamwe barimo bicwa na FDLR ziri kubarasa nijoro. Yego. Kubera ko bari kubabwira bati mugende, bati turanze, bati turabibikiye nijoro. Bakagenda babarasa. Ubundi Neva hari umugabo ngo yasanze ngo niba ngo impyisi yaramusabye ngo ayiheke arayiheka. Baragenda ageze imbere bamubonye baramubwira bati wa mugabo we bite. Yetse impyisi ku manywa buriya urumva uza kwikiruta. Akayumva nta kibazo barakomeza araheka. Impyisi arakomeza ayiha umunyenga. Aho ageze imbere ahura n'undi atari ko wa mugabo we bite. Narabimubwira. Ahura n'undi wa gatatu narabimubwira. Ageze imbere impyisi iramubwira itari ko wa mugabo we buriya rero ujye utinya ikintu bwiwe n'abantu batatu. Batera intambwe bageze imbere impyisi iramubwira iti nshyira hasi noneho nkurya. Umugabo impyisi ayishyira hasi iramurya rwose n'umuntu. Buriya Neva nawe rero ariko uretse ko buriya impyisi yarya indira. Impyisi sinzi ko yarya indi. Ikibazo n'abashora. Urumva harimo gusubiranamo gutandukanye. Yego. Habayeho gusubiranamo hagati ya FDLR n'abarundi. N'abarundi ubwabo basubiranamo. Yego. Ndetse na FRDC. Yego. Isubiranamo n'abarundi. Na FRDC ubwayo Mushakamba hari amasasu barimo vuga za Kavumu.
ni Kavumu, yego ni Kavumu na za Gatana ni amasasu y'abasirikare banga itegeko bahawe n'ababakuriye byo kujya ku rugamba, noneho bakarasa ko kugeza nimugoroba hari umwe warashe babiri maze kubarasa nawe arirasa umugoroba w'iri joro ryakeye. Urumva rero harimo abarimo kubigwamo. Ubundi situwasiyo ukuntu imeze, yego, bose barimo ibice bitandukanye. Yego, hari abageze ku rugamba babonye uburyo umuriro waka, yego, hakaba n'abandi bari kuzanwa bashya babwira ati mugende, yego, abandi bati namwe mugende, yego. byagenda gutyo babashaka kubahata no kubakubitira kujya imbere, abandi bakarasana bakazamura umuriro nabo bakabarasa aho kugira baturase dupfire hariya twarasana. Shakamba rero buriya biraza kuryoha, Wazarendo nabo nibo bashyiramo wabo muriro. Ngo bazi mukanya bavuze ko bazanye amakamyo se, kuko umuzarendo ngo aruhuka amagazine ayirangije. Abo rero ni uburyo bumwe. Yego. Hakaba mu Barundi harimo ab'imbonerakure zifite urwango, yego, zifite imitima nk'iya FDLR. Yego. Hakaba n'Abarundi baje bumva nta kintu baje kurwanira. Yego. Abo ngabo rero baravuga bati nyamara mushake mureke dufate umwanzuro wo kujya turwana duhunga nk'uko Rwanda. Barahungira he buriya? Ni ugusubira inyuma paka bajya iwabo. Ubu wasubira inyuma ukava muri ubuse nk'uri Nyabyondo azahungira he? Azahura n'urwo yaje kureba. Rero abandi bati muri abo hakaba harimo babazambonera kure. Yego. Mu kanya bati n'ubundi mwebwe nimushaka kujya ku rugamba bati reka tubarasa. Barasa mu umwe abandi nabo bati turabarasa. Hakaba noneho yego na babandi FDLR iri kuba yayishe. Yego. Abwira ati mujye ku rugamba mujye imbere, namwe ati mujye imbere, bikarangira barasanye. Yego. Ni muri ubwo buryo buri mande ziri kugenda zisubiranamo kuko ntabwo bahuje impamvu barwana, icyo ni icya mbere. Yego. Hariho abafite umutima wa FDLR, hari abazi neza ko barwana nabo ari aba M23 bari kurwanira kubaho kwabo, hari n'abafite n'uw'imbonerakure, hari n'abafite umutima w'imbonerakure, hari n'abasogongeye ku muriro wa M23 wo batifuza gupfa gutyo barashwe mu mutwe. Bariya ni bamwe Wiringoma yavuze ngo bazataha ari abasazi cyane. Rero hakaba na babandi boherejwe ku rugamba bahembwe menshi bavugana nabi Kinshasa, bamwe b'amadolari 5,000. Bavuga bati mu bashora imbere nimwe muzajya muhembwa menshi mu bashora imbere. Yego. Abandi nabo bati namwe mujyeyo. Yego. Hakaba uko gusubiranamo. Yego. Bwana Sentama rero. Yego. Twari tuzi ko uyu munsi twumva Nyabibwe Tombe, ariko Nyabibwe yabaye Tombe Mushakamba, rose ingabo zayivuyemo kandi abandi bari bahari. Kandi urumva zimaze kwivamo zahasherinze. Urumva se ingabo zasheringa ahantu, iyo zisheringa ahantu hari uwo barwana Mushakamba. Urumva rero uko kuhasheringa Nyabibwe ntabwo ikiri iya leta, ariko ngo Nyabibwe ijyanirana na Karehe zone. Birajyanirana kuko iyo uva Nyabibwe uramanuka, umanuka ucuritse ujya hepfo hegera ikiyaga. Ni ahantu rero horoshye kuhagera. Iyi ntambara yose nta mukuntu imeze. Yego. Aho igeze muri biriya bice iri korohera cyane M23 cyane rwose, kuko aho bageze bari abafashe Minova. Yego. Ubu bari kumanuka basanga babandi bagiye bagacaza bya bice bya Bukumba za Shanjo. Yego. Bose basa nkaho bazahurira muri ya misozi ya Nyabibwe none bagafatanya kumanuka. Yego. Ubwo rero birumvikana bashobora kumanukira muri Nyabibwe cyangwa bakamanukira mu misozi ya Karehe. Iyo twavugaga za Remera na ririya shyamba bakarigenzura iriya parike.
kuko buriya Mushakamba ikiriho FDLR zose zahunze Ngungu zagiye kwihisha muri iriya shyamba. Yego. Mbere y'uko rero tureba cyangwa tujya kuri video zo guhunga twumva amajwi yo guhunga kw'abapolisi ndetse n'inama ya Minova ya mu gitondo yo ku manywa, kuko mu gitondo habayeho akantu gatoya ko kuganiriza abaturage babahumuriza. Yego. Ariko nyuma mu masaa 5 saa 6 habayeho inama yagutse. Yego. Umuntu yareba ati ibitero bije gutera Minova ubu ngubu birajya bivahe bwana Sentama. M23 birumvikana igomba gukomeza kuhasigara ikubura, ariko nanone yiteguye no kuba yahura n'ibitero bindi runaka. Ibyo bitero bya bivuye he? Mbere na mbere ibitero biri bugabwe kuri Minova biri muri Minova. Hariya harimo ingabo nyinshi cyane ku buryo yewe ndahamya ko zitabonye uko zihunga zose, zikaba zarakoze bwa buryo bwazo bwo kwiyoberanya mu baturage, n'intwaro bakaba banazihisha. Abo ngabo barimo rwose. Yego. Barimo barihishahisha, bafite n'amatelefone, bashobora kuvugana na bagenzi babo. Uretse ko bitazaborohera gutera uturutse mu mazi, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kuba ziraza. Ariko hariya hari aho wavuze ni Burenga, n'ahitwa za Kasunyu hafashwe ku kiyaga. Hariya rero harabafungira amayira neza cyane. Yego, akontorora amazi ava Igoma. Yego, ariko nanone byakabaye bituruka Igoma, ariko se Igoma bizahava? Goma nayo itariho. Goma ishobora kuraswa turutse mu mpande zose zishoboka, uretse uruhande rugana ku Rwanda, yenda n'uruhande ruri ku kiyaga. Ariko nanone wumvise bavuga ngo wanafika Nzuro. Wanafika Nzuro, ngo tena Nzuro ni Goma. Ngo bageze Nzuro, ngo kandi ngo Nzuro ngo ni nkaho ari Igoma. Icyo rero icyo cyerekana n'iki, kirerekana ko ahubwo Goma buriya igiye ku kintu hakumwe tujye tuvuga ngo umuntu ari kuri pressure. Yego. Ku buryo bamwe bagiye kwikuramo, mpamya neza ko hari n'abataharaye ahubwo. Abazi ubwenge ntibakwiye kurara hariya. Hari umucuti wanjye uri Igoma, mu kanya yarimo ambwira, n'ubu ngubu arimo aranyandikira ambwira, njye ndumva nifuza wazana Goma bakayifata n'aka kanya. Urumva rero Goma ntabwo iriho Mushakamba. Uretse ukuntu na Kirumwami azamutse mu isake yahinnye amapantaro, ntabwo byoroshye. Goma ntiwavuga ko iriho. Yego. Ibi bitero rero jewe ndabibona wenda ntabwo bishobora kujya Minova ku buryo bihingukira kuri Minova, kereka abangaba bamanuka bagatera mu isake, bagiye bagaba ibitero muri ziriya mpande zose. Ibyo birashoboka, ariko Mushakamba bari abantu barapfundikiwe pe. Barapfundikiwe. nezi ko M23 izashyiramo imiyaga. Kayamvugo iriho ubu ngubu, wenda izafungura iriya koridoro y'umuhanda bagasohokamo bakarenga iyo za Nyabihu. Ariko barangije bayikora mu jisho hariya Ingungu, yangiye nayo itireka mbereke. Ni ukuvuga noneho nifata za Nyabibwe, igafata za Kavumu, ikamanuka ikagera Gatana, ubwo na Bukavu iraba yagoswe. Ni ukuvuga kugera Gatana nk'uko Goma hariya bimeze n'ikibaya. Yego. Ubwo se Bukavu yirajya. Bwana Sentama, usanga rero gutera Minova byakorwa, ariko biragoye. Bizagora ubikora, ntabwo bizamworohera. tutanarebye ngo Bukavu irajya he. Yego. Ikibi kiri kuyihungiramo kirahagije, ariko ni intuza, hari ibintu bita mu ndimi z'amahanga ngo ni escale. Gufata escale ahantu ni nko
ni ukuhanyura kuhaca akanya gato ukahahagarara umwanya muto ubundi ugakomeza urugendo. n'ubusanzwe hariya naho ndabona ari esikare bagiye gukora bahanyura akanya gato ubundi bakomeza urugendo. urugendo ntabwo ruzabahagararana pe ruzakomeza. ubundi M23 niyo yakihagarara muri ya misozi, yego, ikareka abahungiye muri bya bice byose bose bakabanza bagasubiranamo bakaryana n'abaturage baho, yego, ibyo byaba bihagije. abaturage bariya ntabwo bajya bakunda kurwana, niyo mpamvu babonye byihuse. n'abahavu baryohewe na M23 cyane, niyo mpamvu babonye byihuse, ntabwo abantu bahariya bakunda kurwana. reka dufate iminota 5 twumve Colonel Nsabimana. Colonel Nsabimana rero batamuzi ni wari uyoboye ingabo za AFCM 23 hariya kino gace, niwe wabohoje, wari uyoboye ingabo za bohoje Minova, umuhungu w'Irubaya hari. uyu yavuze ko ari uwahariya, ariko yumvise abasuhuza no mu mahavu. hari umusirikare bari kumwe uvuga amahavu we rwose uhariya. uriya ashobora kuba avuka ahantu hafi ya hariya hitwa Ibuzi. byiza cyane, reka tumwumve. yego. ntabwo ndi bumwumve neza. ntabwo uri kumwumva neza. ngo bafite ubushobozi bwo gukubita. ntabwo mwumva neza Mushakamba. ni ukuvuga ko baravuga, urabona FRDC na Wazalendo n'abarundi birwaga babasahura babiba. yego. baravuga ko abashobozi babo bafite ubushobozi bwo kwigura icyo kunywa, icyo kurya. ni hamwe yabwiye ati yabanje namukurikiye. yego. yabanje arababwira ati ubu ngubu mugiye kujya mutembera amasaha 24 kuri 24. ububare bwanyu mu bufungure bukore. nta muntu uzabambura amafaranga ataba abasirikare mureba abangaba. abenshi twabafatiye mu Rubaya ari ba Nyatura. bamburaga abantu bagiraga batari, ariko twarabatoje, ubu babaye abasirikare bazima. ubu ngubu basigaye bafite ubushobozi bwo kwirukankana FRDC n'abarundi babandi bose. ati n'uzakenera kunywa muri bo azigurira, ntabwo azaza ngo abambure nk'uko FRDC yabamburaga. yego. ubwo arangije aza kubabwira, yababwiye muri Ngara. n'abaturage baza kumubwira ko batazi Ringara, ariko nibyo kubona umuturage wa hariya uzi Ringara ntabwo byoroshye Mushakamba, bisaba uwagenze cyane. hariya bakoresha igiswahili, hariya hatuye Abahunde, Abahavu, nibo bantu batuye hariya n'Abashi bakeya. ubwo rero izo ndimi zabo nizo zivugwa cyane hariya, noneho abo bose bagahurira ku giswahili. noneho baramubwira bati ntabwo twumvira Ingara. n'ababwira hari ikintu arababwiye muri Ingara, baramubwira bati ntabwo twumvira Ingara. twumve niba hari aho bigera bikumvikana neza, n'ibyanga ni ukuvuga muri rusange. nta kibazo, muri make ni ibyo bababwiye ko babonye umutekano, bagiye kubaho mu mutekano, bakora imirimo yabo, ibyo bakora, gucuruza, gufungura ububari bwabo, gutembera, ntawe uzabahagarika. noneho anabasaba ko urubyiruko ruhari bashobora kuza bakigishwa igisirikare cyiza, bagatozwa igisirikare cyiza.
ngira ngo abantu bagenda bayivugiramo. Ariko kiriya cyuma avugiramo burya iyo wongeye gufata ikindi gikoresho nk'izi telefone zacu kugira ngo avugiremo hari ukuntu kijwigira noneho ntumwumve neza. Yego. Ikiriho ni ubutumwa bwo kubabwira imikorere ya AFC, ni ukubabwira ko bazaniye amahoro. Yego. Ni ukubabwira ko bagiye nyine ubuyobozi bwo guteseka barimo buhindutse rwose. Bagiye kubana n'intare zibazaniye amahoro, zizanye impinduramatwara kandi nziza. Yego. Reka noneho twumve ba bapolisi. Yego. Cyane bo numvishe amajwi yabo yumvikana, agahinda kabo. Yego. Ati bariya ni ba koronere bari imbere. Tuko na Jojo komanda wisha shosho, turi hamwe na Njonjo, turi hamwe nande komanda ndi aravuga wisha wa Njonjo. Yavuga abayobozi babo bari hamwe. Sivote tukagale kula Ati ahavuze bageze nihe ni Karungu nihe nkansubiza inyuma kale kula jana kugana kuikala maji miguru hapa. Ati guhera ejo nta kwicara no kugenda gusa birumvikana bakoze urugendo. Amaguru yanjye namwe ya kutembea ilishaanza kushikana. Ati n'uburyo bwo kugenda bwanze rwose bwananiranye. Hapo desha tuko nakaribia kupandia ku territoire ya Kale. Atahangaha tugeze aho duterera tuzamuka tujya kuri territoire ya Kale. Abagabo uzaho banyuze Mushakamba. Abagabo banyuze ku kiyaga. Bakoze urugendo. Jogo tuko na ikitira kumwe. Tuomba Mungu tushawishiwa zamani nakula tena vingine vya kufanya. Nta kindi cyo gukora. Ati murakoze kandi bahetse imbunda. Mushakamba abo bagabo bakoze urugendo. Ariko se ntama iyo wibutsa aba bagabo cyangwa babonye wibuka iki? Ikintu nibuka cyambere nibuka nk'umuntu wabaye aho bakorera wababonye. Nibuka ko ubuzima burya burahinduka Mushakamba. Abo bagabo baramburaga akakwiyenzaho akakubaza ibyangombwa ukagira ni ibyangombwa kubaza ukabizana akakubwira akakurusha akagusaba ibindi abona utari bubone akagera no ku ikarita ya batisimu. Ikarita ya batisimu birumvikana nta muntu wigenda. N'igihe waba utari n'umugaturika. Aho abatirizwa hose barabatiza bagatanga n'icyangombwa. Ariko noneho ntabwo ari pasiteri cyangwa padiri wo kubaza ibyangombwa byo mu itorero. Ariko abagira ngo akuzonge agera ahantu abone uko akwambura akuboneho agakosa akwambure. Yego. Abo bagabo ni uko nguko bari babayeho. Ariko Mushakamba none yahigaga hijanja. None abagabo barakora urugendo akagera hananirwa. Baragenda barira mu nzira. Arakora urugendo. Urugendo bakoze ntabwo rusanzwe. Ntabwo rusanzwe. Babona rero bananiwe. Ni ukuvuga wenda ikintu icyo byigisha umuntu ni uko ibintu bihinduka. Ibintu birahinduka rwose. Yego. Bwana Sentama. Yego. Ngira ngo abantu babyumve. Rimwe na rimwe iyo tubivuga abantu ntibumva babisobanukiwe bamwe. Yego. Iyi ntambara ntabwo irwanwa n'abandi. Yego. Irarwanwa n'abana bamaze imyaka bavukiye mu buhungiro bafatanije na bakuru babo. Yego.
bahunze hariya ari abana yego n'abandi bari bakuru yego bameneshejwe yego hakiyongeraho abandi babateye ingabo mu bitugu abari urugero uribuka abana benshi binjira igisirikare Rubaya yego habohorwa ariko na Colonel Nsabimana yabivuze bafite umujinya w'ibyo wazarendo zabakoreraga cyane. uyu munsi urugamba nibo bari kubohora ibice by'iwabo. Yego. Niyo mpamvu babona batsinda. Bagatsinda ibyo bisirikare byaturutse Burundi, bagatsinda baturutse he na hehe. Yego. Izo sadeke zigatsindwa zikibagirana. Yego. Kandi nta muntu baravuga ngo umwana ugiye wawe ntawe umutangira. Wamutangira ute? Bishoboka. Mushakamba rero kuriya gukubitwa ntabwo ari umuntu umwe kwakozeho, kwakozwe no kuri Kisekedi. Reba ukuntu abantu bamushushanya. Arimo aravuga ati mana yanjye niki cyambujije koko kwemera gushyikirana mukiri kare. Ati ubu ngubu nibafata Goma nzahisha he igisebo cyanjye. Hari umuntu udukurikira cyane unagukunda aranyandikiye ngo ariko birashoboka kuba yumvise amakuru navuze mu rurimi rw'igifaransa kuko amaze gutambuka mu kanya. Ariko ahangaha twanahavuze no muri aya makuru avuga ati Kasunyu uvuze ni ruguru ya centre ya Minova, uzamutse ukomeza umuhanda ugenda ureba plantation ubwo ni imirima migari y'amakawa. Iyo plantation yayoborwaga n'umugabo witwaga Runyambo. Kasunyu epfo yayo uba ureba ikiyaga neza uko kizengurutse. Numva ko amakuru tuba tuyaha abantu bahabaye. Uyu yarahabaye, uyu yabaye ahitwa Ibuzi, uyu yabaye hari Minova, yabaye hariya hino za Kiroce. Yarahabaye hose. Ngo amakuru nanone bwana Sentama. Yego. Aravuga ko buriya Goma yazengurutswe bihagije, nta ndege yagera Goma, ndetse nta n'ubwato bwahagera M23 itagize impuhwe. Irimo iragirira impuhwe abasivile, umusirikare yahagera ikamubarakana. Kuko iyo irirebera abarwana nayo ntabwo bireba abasivile. Ubwo impamvu nshatse ko wenda dukomoza kuri aka kantu. Yego. Abantu benshi bari kuvuga bati Goma ni isigaye. Ese ko yari ibinika ubu ngubu yabaye iki? Yahubutse. Baravuga ko Goma ari isigaye. Goma itagwamo indege. Yego. Goma itageramo ubwato. Idafite n'umuhanda. Idafite umuhanda. Yego. Idafite icyambu gikora. Yego. Ntago mirimo. Za nama zahaberaga kwa kundi wabonaga bari abaminisitiri b'Kinshasa baza kwidagadura Goma. Yego. Ngo baje kureba uko urugamba rumeze. Yego. Ubu bizajya bibera Bukavu. Ni Bukavu ni igihe gito Mushakamba kuko ntiwambwira umuntu ngo ageze Nyabibwe. Nako kanya na hariya naho nta mutekano baba bafite. Cyakoza uwangira niba ndabyita iki? Niba ndabyita drone. Nkajya kureba ukuntu umugabo witwa ari umugabo witwa ngo ni Jean Pierre Bemba ameze. Jean Pierre Bemba wese ko yabihunze se nta kibazo afite. Byiza cyane, reka tureka ikibazo gifite uwamusimbuye Mushakamba. Iminota yagiye. Yego, reka tugende. Ariko reka turebe noneho ngo bemeye ko bambuwe biriya bice Bweramana na Minova. Yego babyemeye.
babyemeye rwose itangazo rirahari niba riri hafi yawe turasoma irihe iryo tangazo ry'igisirikare reka turebe riri muri ndumva ari naryo ribanza ngiri ni ryitwa ngo ni République démocratique du Congo forces armées iryo rwose major général le porte-parole porte-parole ni umuvugizi w'ingabo witwa Sylvain Kenge Bomusa General Major Sylvain Kenge Bomusa wa Musa Efomi Kenge Bomusa Efomi Sylvain General Major Efomi ririho aravuga ati ni communiqué de presse ni itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 003 ryo kwa 21/2 z'ukwa mbere 2025 aragira ati ndakoze aho ndihuta reka soze vuba les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les combats contre l'agresseur rwandais se poursuivent dans tous les fronts. Ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ziramenyesha abantu ko urugamba rwo kurwanya uwaduteye umunyarwanda waduteye ariko abantu iki nicyo bazira rukomeje ku mirongo yose agakomeza ati au sud du territoire de Lubero dans les hauteurs de Sake et dans les Nyiragongo l'armée rwandaise et ses pantins du M23 sont contenus et repoussés umugabo arirarira mushakamba mu kanya arivuguruza hamwe no kubesha arirarira mu kanya se ko yivuguruza avuze ibyerekezo bitatu hari mu majyepfo ya territoire ya Rubero avuga ngo mu misozi ya Sake ihanamiye Sake avuga muri Nyiragongo ati ahangaha ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo niko nabivuga uko yabivuze ba M23 igitero cyabo cyaburijwemo batsinzwe baranirukana ndavuga ibyo yavuze par contre ati ariko ahangaha yagiye kwinyuramo l'ennemi a fait une percée sur Bweramana au nord Kivu et Minova au sud Kivu ati umwanzi yabashije kumena yinjira muri Bweramana muri Kivu y'amajyaruguru n'Iminova muri Kivu y'amajyepfo partout l'ennemi enregistre d'énormes pertes en hommes et en matériel hose umwanzi arimo gutakaza haba kubarwanyi cyangwa mu bikoresho les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux. Ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC barahamagarira abaturage kubaho mu mutuzo bakanabasaba kutumva kudatega no kudaha agaciro oya kudakigikuba ahubwo panike kudakigikuba bitewe n'amakuru y'ibihuha asakazwa ku bwinshi n'umwanzi akaba arimo anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays.
ati ingamba zose zashyizweho mu rwego rwo gufungira amayira umwanzi waduteye no kugarura amahoro mu gace k'uburasirazuba bikorewe i Kinshasa kuwa 21 z'ukwa mbere 2025 ni umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ekenge Bomusa Efomi Sylvain General Major Mushakamba. Iri tangazo ndibonyemo ibinyoma. Reka nanjye wenda mbanze nkubwire ibirimo. Yego mbonye. Yego icya mbere ni ukubanza kwikura mu kimwaro. Yego kuko ntiwavuga ko hari aho wakubise umwanzi ukamusubiza inyuma, ntuvuga aho wamusubije n'aho wamwambuye. Yego icya kabiri, ntabwo ushobora kuvuga ngo umwanzi yaguciye muri humye cyangwa yakubomoye. Yego ukemera aho yakwambuye. Yego hazwi neza ko ari zone z'ingenzi kandi zikomeye. Yego ariko ukavuga ngo yatakaje kandi yakwambuye. ntabwo umuntu uri kukwirukansa wabasha kumenya abantu bawe yishe. ntabwo wamenya abantu ntabwo wamwica ngo akwirukanse. none se Mushakamba, bariya abapolisi bahunze twabonye nabo muri Sudani wenda twivuga abapolisi tuvuge bari abasirikare bari gusubiranamo. bari abasirikare bari gusubiranamo epfiyo bariya bigatana ni Kavumu. Yego ntabwo ushobora kumenya ngo uwagukubise yatakaje. Yego cyangwa se yatakaje ibikoresho. kuko wahunze n'uti ibikoresho biri kumubangamira kubyirukankana. ni nawe uta abe bakomeretse n'abapfuye. Yego kubera ko ababona atabona uko bahungana. kuko nawe yahunze ari gukiza amagara ye. ntabwo rero yari guhunga akiza amagara ye n'ay'undi. Yego icyo nicyo nabivugaho. Mushakamba, hari n'ikindi. Ibi avuga ko atavuze ko Minova yafashwe, ko atavuze ko Bweremana yafashwe, ko atavuze kuri Nyabibwe, ko atavuze Shanju, ko atavuze Rumbishi. kubera icyo abeshya. naho azavuga ejo wenda kuba yavuga ko umwanzi yahageze birahagije niko kuvuga ko hafashwe. ariko ejo azavuga ngo ubu turi kurwanira mu marembo ya Bukavu n'umwanzi. Yego kuko niba yarabujije abantu kuvuga avansema ya M23, yego nawe agomba kubivuga mu yindi mvugo. Yego kugira yirinde ko hari umuntu uvuga ngo M23 yarekipeye aha, kuko atakoresha ijambo rekipere uzarikoresha bazamuzirika. Mushakamba rero hariya ukuntu hameze muri kiriya gihugu hari ijambo rikoreshwa cyane. hari ikintu bita mu rurimi rwabo bajya bavuga ngo ni rukuta. Rukuta ni ikinyoma. ni ikintu gikora cyane hariya. Hoya bagishyize imbere birazwi cyane. Tangazo ryabo 90% bari ibinyoma. Kuko ariko iyi mvugo ye, ibi bintu yanditse harimo no gushinyagura Mushakamba, ariko wenda gushinyagurira umuntu umerewe nabi ntabwo ari niwe wishinyagurira. Ntabwo ari ishinyagurira, kuko ntabwo navuga ko bari abantu bashinyaguriye. Ubu hari ijambo afite yabwira umuturage wa Minova. wenda ntacyo kubwira umuturage wa Minova, ahubwo afite iki cyo kubwira umugore, umwana w'umusirikare we waguye hariya, avuga ko nta bahaguye, avuga ko abaye M23 bo bahaguye. Yabwira icyo umurundi, nubwo umurundi umuntu ashobora kwibaza ati ubundi yajyaga he. aha rero niho bihindagurikira bagasubiranamo cyane, kuko ashobora kuvuga kuriya akagira uwakomeretsa bitewe n'ibyo yanyuzemo, kuko urabona yabikoreye Kinshasa, yabyandikiye Kinshasa. ariko umuntu wose umuriro wo kuri Buragiza Mushakamba, umuntu wose umuriro wo kuri Buragiza akabona urokotse,
ukamuzanaho ibintu nka biriya n'amenyo yayagushinga. ibaze ko Angelique Kayiko yabuze imbaraga zo kuvuga, ahubwo abahe ari mu buhungiro bwahe mu mwobo mu muhene. yagiye muri repli strategique. Yego, twigerere ku yindi ngingo, tujye ku rindi tangazo. Reka tujye ku rindi tangazo. Ubu noneho turajya kuri he? Minisiteri ya Justice, Minisiteri y'ubutabera hariya muri Kongo. Tugiye kwa wa mugabo w'umusatsi mwinshi, wa munywi inzoga, wa musinzi, noneho ngo yateguje amasengesho. iyo abaye amasengesho bayabonekerwagamo kureka intambara, intego yabo ntibayikore. nawe ni itangazo ryasohotse ejo. ubwo ni minisitiri w'ubutabera no gucunga ibirango bya leta, amwita minisitiri de la justice garde de sceaux. noneho itangazo ni communique, n'ubundi ni itangazo nomero 072. Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, informe l'opinion nationale et internationale qu'il a saisi les différents chefs de confession religieuse exerçant en République démocratique du Congo en vue de l'organisation en date du 9 février 2025 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger des prières contre l'agression. Tete namaze kubisoma mushakamba ngo abantu bambabarira banyumva ko birasekeje, ubwo ibi ni ibintu twita mu rurimi rw'icyongereza tubyita nonsense. ni ukuvuga nyakubahwa minisitiri wa leta akaba na minisitiri w'ubutabera n'ucunga ibirango bya leta aramenyesha abenegihugu ndetse n'amahanga ko yafashe umwanya agatumira abakuriye amatorero n'amadini yose akorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo hategurwe ku itariki 9 z'ukwa kabiri 2025 mu gihugu hose ndetse no mu mahanga hategurwe amasengesho yo gusengera ubushotoranyi no kurwanya, n'amasengesho yo kurwanya igitero bagabweho ngo n'u Rwanda. Une collecte des offrandes spéciales sera organisée au profit des FARDC et Wazalendo. Ariko Kongo bashaka amafaranga manandi, bageze no muri kiliziya. Mushaka mumaze mwibariza akantu gasekeje ahangaha. Ubu Mutamba yabwiye iki Fridolin Ambongo cyangwa wa musenyeri wa wundi wo muri Katanga? Ubwitabire bw'abagatolika buzaba buke ndabizi. Konzi ko batajya imbizi buriya yamubwiye iki? Ntabwo wajya gusengera inzovu ifite ikirenge cy'ibumba. Noneho itangazo rigakomeza, urumva ko ahangaha nubwo twari tubisetse tubisobanurira abantu babyumve. Ahangaha minisitiri w'ubutabera aravuga ko muri ayo masengesho amaturo azaturwa, amafaranga azaturwa yose azaba ngo ari ayo kugemurira FARDC na Wazalendo ku rugamba, kubafasha ku rugamba. Iki nicyo nasetse mushaka. Le résultat de cette collecte sera officiellement réceptionné et distribué en date du 20 février 2025 par une commission ad hoc qui sera mise en place. Umusaruro uzava ubwo n'amaturo yose ni ukuvuga ya maturo azakirwa
kandi anatangwe kuri FARDC na Wazalendo ku itariki 20. Ibyo bikazakorwa na komisiyo irebana nabyo izaba yashyizweho. Son Excellence Monsieur le Ministre d'État demande à la population de participer massivement et activement à ces prières. Nyakubahwa Ministre wa Leta akaba na Ministre w'ubutabera no kubika ibirango bya leta, gucunga ibirango bya leta, arasaba abaturage bose, ngo ni abaturage ba Kongo, ko bazagira uruhare ku bwinshi muri aya masengesho. Bikorewe i Kinshasa kuwa 20/1/2025. Bikorewe mu biro bya Minisitiri wa Leta, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba n'ucunga ibirango bya leta. Twabivuze kenshi ko intambara bayungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mushakamba ubundi intambara n'urucuruzo, abantu batabeshya. Aya mafaranga niyo yaboneka, sinzi ko azaboneka, ariko wenda hari abazatanga mu buryo bwo kwigura. Kuboneka bazaboneka, ahubwo se byibuze aya mafaranga azagera kuri FARDC na Wazalendo ku kigero cya kangahe? Ntazahagera, kuko abazayahabwa bazabwira ati tuzabafotora tuyabaha, ariko ntimuzayageze ku rubuga. kandi icyambere azatuma abaturage abasirikare nayo kwifotorezaho nk'uko abarundi bifotoreje muri Ngungu. Mushakamba, ariko hari ikintu kiteye isoni. Genda ngira ngo nkivuge. Biteye isoni kubona leta ijya hari gahunda ku gatuza ngo twaguze Sukhoi, twaguze Mirage, twaguze drone, twaguze imbundini, twaguze BM, twaguze iki, ariko ikabura amafaranga yo kugaburira abasirikare, ikajya kuyasaba mu baturage, kugera no mu kiliziya no mu rusengero. Ni ukubambura n'utwo bari bafite. Yego. Kugira ngo, kuko iyi leta niyo kwica abaturage, yego, bapfire rimwe, ni ukubahuhura. Ngayo nguko iyi ngo ni initiative, ni umuhate wa Constant Mutamba. Hatazayasaba n'abakuru. Ubundi uriya yaje ari kirimbuzi, umugabo ateye ubwoba. Ngira ngo nta byinshi tubivugaho. Yego. Ahubwo dushobora kujya nanone ku irindi tangazo. Ku rindi tangazo. Amatangazo ya FARDC na leta ya Kinshasa yarumbutse uyu munsi Mushakamba. Mu wundi umuntu ari gukubitwa ajya kwandika. Umuntu arandika. Baranditse byo. Kuko amagambo yashize ivuga. Yego. Akitabaza urupapuro ngo rumutumikire. Nuko rumariraho umujinya. Reka tugeho naho turebe. Gende naho turebe kuri ya societe civile. Ni societe civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ni yaheje. Ni Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nayo yanditse, ariko urwandiko rwayo ni akasamutwe Mushakamba. Ya Kivu y'Amajyaruguru ni communiqué de presse numéro 002/2025. Ni tangazo rigenewe abanyamakuru nomero 002/2025. Ngo la coordination provinciale de la société civile et forces vives du Nord Kivu affiche sa profonde consternation consécutive aux avancées du M23 bagiye bongeraho na bimwe bamenyereye kongeraho, qui a atteint ce
janvier 2025 la province du Sud Kivu avec la prise de la cité de Minova en territoire de Karehe. Ngo bababajwe ngo société civile ibabajwe n'ubuyobozi ubuhuzabikorwa bwa société civile y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bubabajwe no kugaragaza ko bubabajwe n'uko M23 ikomeje kwigarurira uduce aho kuri iyi tariki ya 21 z'ukwa mbere 2025 yabashije kugera no muri Kivu y'Amajyepfo wagira ngo yahageze uyu munsi kandi hamaze igihe ikaba yabashije gufata umujyi wa Minova muri teritwari ya Karehe. Ubone bwo yakubise ahababaza babyemejwe no kwambuka amazi cyangwa no kunanirwa kuyambuka. Elle réalise le constat amer suivant. Ibyo yabonye byayibabaje ni ibi bikurikira. Le blocage du processus diplomatique de Rwanda sous le regard impuissant et complice de l'Union africaine, Union européenne, ababo ntabo basanzwe aho nanjye nsetse mbere yuko États-Unis d'Amérique et des Nations Unies. Ngo kuba ibiganiro by'u Rwanda kuba ibiganiro by'u Rwanda byarahagaritswe byaburijwemo hari abarebera n'abagambanyi akaba aribo uriya muryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Loni wa wundi washyizeho Springboard. Ahangaha atunze urutoki wa mugore wa mudamu harya ni Bintu Keita. Ahangaha wenda reka mpavugeho mbere y'uko ujya ku yindi. Yego. Iyi miryango yose bavuze yego yarababwiye ngo mucumbikire FDLR. Yego. Mwirukane bene wanyu. Yego. Bari bene wanyu nibiha guhaguruka tuzabavuganira. Yego. Buri utagira ngo bari kubishyuza ibyo batumvikanye. Nibyo. Bari kubishyuza bati ko mwari mwarabuze ko batazadufata naha kandi mukemera ko tubirukana none byagenze gute? Byagenze bite? Twikomereze. Biri mu dukorera ibyo mwemeye. Ko nyiragataka yaje. Kandi rero gakurikiraho ni ukuvuga ngo les avancées du M23 sur la province du Sud Kivu avec risque de perturber la circulation sur le lac Kivu qui restait la voie principale de ravitaillement de la ville de Goma. Kuba M23 yageze hariya yakomeje gufata uduce hariya ubu ngo ibi nibyo babonye bibababaje kuvuga ngo yafunze urujya n'uruza rwakorwaga muri kiriya kiyaga cya Kivu kandi ariyo nzira Goma yari isigaranye yonyine. Hano barabeshya bagashushanya ngo niyo nzira ikomeye bishatse kuvuga ngo wenda hari n'izindi nzira ariko ubundi niyo nzira Goma yari isigaranye yonyine. Gatatu, l'incapacité de certains commandants axes à récupérer des entités sous l'emprise de l'ennemi. Ubushobozi buke bw'abayobozi bamwe b'ingabo ariko se ko bavuga bamwe hari abandi babishoboye bw'abayobozi
bamwe b'ingabo bananiwe kwigarurira ubutaka bwafashwe na M23. hari abo bafite babishoboye ubwo bari kubasaba babasabe babahe. tureba ka kane. Poursuite de la tracasserie à l'égard des usagers de routes par certains éléments de FARDC à Harabarez. Et VDP a lieu et place de se cantonner sérieusement sur les opérations militaires. Bon, hano bararega FARDC n'abazarendo ko bahohotera abaturage babambura aho kugira ngo bo barebe bizirike ku bikorwa bya gisirikare, ahubwo bakajya mu guhohotera abaturage no kubambura. Ngaha bareze FARDC. Ibi byabaye babona igisirikare kimeze neza ngo cy'umwuga ngo cya munani. Ibi barayireze ko yambura abaturage n'abazarendo bayo n'abandi. Noneho aka gatanu, une distraction totale qui caractérise le gouvernement congolais. Ntawe batareze mushakamba. Ntawe batareze. Dukomeze twumve. Une distraction totale qui caractérise le gouvernement congolais face aux avancées du M23 qui continue à rallonger la liste des personnes déplacées du jour au jour. Ngo ni ukuba leta ibarangaza. Kuvuga leta ntabwo abayobozi ba guverinoma. Guverinoma ya Kongo ngo kuba ibarangaza. Aho kugira ngo irabarangaza ku bijyanye n'uko M23 ikomeza kugenda yigarurira uduce. Noneho kuba yigarurira uduce ngo bikongera umubare w'abantu bahunga bava mu byaro. Bya bindi twavuga ngo yanze kuvuga ko bambuwana. Yego, ahubwo ikanabeshya ngo yigarurira hana itayigarurira. Ni ibi ngibi bavuga. Ikindi cya gatandatu bakavuga ngo poursuite de la perception des impôts et taxes à caractère national qui contribue à la provision poursuite à la perception des impôts et des taxes à caractère national qui contribue à l'appauvrissement d'une population du Nord Kivu longtemps meurtrie. Kuba leta ikomeza kwaka abaturage imisoro n'amahoro bigaragara ntaho ari ku rwego rw'igihugu, ibyo bikaba birushaho gukenesha umuturage bazahajwe igihe kirekire. Aha ngaha ni leta bireba. Noneho bagakomeza bati au vu de la gravité des faits et du danger qui semble se resserrer sur Goma et Sake, la coordination provinciale de la société civile force vive exige. Ati dushingiye ku kuba Goma irushaho kujya mu byago. Oya, ntabwo icyo kintu gihagije, ntabwo kivuga ibintu nk'uko bishaka. Ukuvuga referema, ni ukuvuga Goma irimo irarushaho gufungwa gukandakandwa. Mbese kuriya bayisatira barushaho kuyegera cyane, yarushaho gukandakandwa. Ni ukuvuga ngo dushingiye ku byago by'uko Goma ikomeza kurushaho gukandakandwa cyangwa se kuremererwa, ndetse na Sake
kuvuga kurushaho kubura ubwinyagamburiro. Sosiyete sivile irasaba ibi bikuri itegetse, ntabwo isaba, exige ni ugutegeka, ni ugutegeka ubuyobozi gukora. Aba bagiye kujya hejuru y'ubuyobozi bwabo. À son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo, reka twumvire ibyo bategetse Tshisekedi. Yego. Dépêcher urgemment le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC, avec la logistique nécessaire pour réorganiser les troupes et suivre de près les comportements des militaires et des VDP au terrain, sur le terrain. Ngo Tshisekedi yohereza minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo n'abavuye ku rugerero, ndetse n'umukuru wa etat-major w'ingabo, wa mugabo uheruka gushyirwaho mu minsi ishize, babohereze n'ibikoresho byose nkenerwa, baze bongere bavugurura ingabo, bazifashe kwisuganya, ndetse bakurikiranire hafi imyitwarire yazo, ingabo hamwe n'abazarene ku mirongo y'urugamba cyangwa aho bakorera, babakurikirane, bongere babaminjiremo agafu, banakurikirane n'imyitwarire yabo, kandi bazane n'ibikoresho nkenerwa. Ibyo nibyo bategetse Tshisekedi, baramutegetse ntabwo bamusabye. Noneho ordonner à la première ministre de signer le décret suspendant la perception des impôts et taxes, car la population du Nord Kivu est en proie sous le joug d'une précarité indescriptible. ngo bategeke Tshisekedi nawe ategeke madamu minisitiri w'intebe gusinya itegeko riba rihagaritse iyakirwa ry'imisoro n'amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko abaturage bamaze igihe kirekire bamerewe nabi, baremerewe, babayeho mu buzima bubi. Urumva bategetse, kuko ni kazi, bategetse perezida nawe gutegeka abandi. Exige, tugeze kwa Masunzu. Uri mu buhungiro, ushobora kuba ari mu buhungiro, ariko hano bibeshye, ushobora kuba bibeshemo akantu. Exiger le commandant de la 34e région militaire. Ngira ngo ni région militaire. Mwikorera Goma. Région militaire nikorera hariya. Ni biriya bice Nord Kivu. Ni Nord Kivu nayo turi cyangwa ni Nord Kivu. Nanjye kwibeshya ngo ni Masunzu, ariko ntabwo ari we, ahubwo ni gukorera hariya. D'organiser l'itinéraire pour lever les multiples barrières sur les axes routiers. Ariko abantu barababaye, ibyo bavuga ni ukuri, qui constituent des endroits de tracasserie et de distraction des FARDC et des VDP à la quête d'argent en sacrifiant les opérations militaires. Ngo bategeke umuyobozi wa kariya karere ka gisirikare ka 34 kugenda ku mihanda yose haba za bariyeri,
zaba FRDC n'abazaremba aho bagenda bambura abaturage abahisi n'abagenzi ati ahubwo noneho bakarangarira muri ibyo bakibagirwa akazi kabo ka gisirikare ariko ibi bintu bifite agaciro mushakamba agaciro pe nta kintu bimaze muri Kongo oya babishyize mu bikorwa nk'ibi ngibi hariya ntibishoboka rwose ariko nuko usanga wari kubishyira mu bikorwa maze ni nka bya bintu zone nyirazo biranizwa n'uyu wabyanditse wasanga hari imisoro bamushira noneho aka kane bategeka perezida ni ukuvuga ordonner l'arrestation et la présentation urgente de tous les officiers et militaires qui prennent fuite devant l'ennemi en laissant armes, munitions et la population et les entités entre les mains de l'ennemi. Ati ni ugufata no kugaragaza mu buryo bwihuse mu maguru make aba ofisiye n'abasirikare bahunga ku rugamba imbere y'umwanzi bahunga bagasiga bagata intwaro bagata ibikoresho bagasiga n'abaturage bagasiga n'ubutaka babusigiye umwanzi ibyo basabye Tshisekedi ariko ntabwo bategetse Tshisekedi gusa na Loni bayitegetse bategeka Amerika bategeka umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bategeka n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika babandi babakorera babaha inkunga bababwiye ngo muheke FDLR bamwe babatwarira zahabu bababwiye ngo muheke FDLR ku ngufu bababwira ngo peser de leur poids respectif pour contraindre le Rwanda à arrêter les hostilités sur le sol. Aha ngaha bararega u Rwanda mushakamba ese uko na Kongo yareze bakajya mu rukiko bakagira gute ntibyabura ibi ngibi byose bagasanga ari ibirego bidashinga bidafite gihamya aha ngaha bararega u Rwanda ariko ni bya birego by'abakongomani bidashinga hakaba rero hari ababikoze hari uwitwa Marion Ngabo hari uwitwa Jean Claude Bambanze yajya yumvikana cyane ngo ni uwa Rucuru ariko ukorera mu buhungiro hari uwitwa Kasereka Karisya Omar nawe ni uw'Ibeni ndabonamo umupasiteri witwa Reverend Pastor Matt Sanane yego ndabonamo Jean Claude Mambo Kawaya Nyiragongo hariho Fiston Misona Tabashile ni uwa Warikare umunyanga harimo Pepe Paruku Kavota n'abajya ni uwa Beni harimo Voltaire Sadiki Batundi ni uwa Masisi ari mu buhungiro yitwaga Batundi yitwaga Batundi abamuzi ya Kicanga yari afite amazu hari ahandi yari afite amazu ku muhanda uvigahira ukomeza werekeza ahitwa za Nyabura harimo n'uwitwa Muhindo Kapiteni ari abo ngabo nabo mbonye ariko wasinye wasinye hejuru yitwa ndamuzi mishakana John Banyene Baringene perezida uyu nguyu nawe ni uwo mu bice bya Pinga twariganye uyu nguyu hari akantu yigeze kudukorera reka nkavuga abantu twiganye baze kukibuka baseke
kumwe umunyeshuri asakuriza umwarimu akamwirukana akamusohora hanze. Mwarimu yaramusohoye ageze mu muryango ndetse prof ananifukuza mbe masomo ni nyamaye mbese agira ngo amashuri ni inyama. Kuri we yahaga agaciro inyama kurusha amashuri. nawe niyo mpamvu adashyigikiye mu 23. Yego, ashyigikiye amafuti ari kuborogera iriya miryango mpuzamahanga. yego, kubera imukuye yambuwe inshuti z'akadasohoka zitwa FDLR. yego. Twakomeza? Yego, sino kugana ku musozo ubwo. Tugane ku musozo. Niba nta kindi twakongeraho. Turebe niba dushobora kugana ku musozo. Turore noneho tumenye ngo turagana ku musozo cyangwa se ku nibyo. Reka dushimire abari badukurikiye. Tubibutse ko twaganiriye kuba ariko gatoya bwana Sentama. Yego, ari inkuru isekeje nyoherereje. yego, wanyoherereje nako. iriya nkuru nayo nayicecetse mushakamba nagira ngo uze guseka wenyine. Oya, reka tubwira. ariko twagize ibanga uyikeneye akaza kuyidusaba wenda tukayimuha mu gikari. ngo mu Rwanda hajya ngo habereye inama y'abawazarendo. Mushakamba barangije bavuga n'abantu badashobora no kugera mu Rwanda. Cyakoze umva umuntu ibinyoma bya Kongo birakabije. Ibaza bashyira generale Mutayomba niba ari generale, ni generale ni colonel. Ingirwa generale za Mutayomba n'abandi. Ngo yaje mu Rwanda Mushakamba. Oya none ngo bari kumwe ngo na Byamungu. Na Byiringiro wa wundi wa FDLR ngo nabwo yaje mu nama mu Rwanda. Nayihoreye ngira ngo niguseke urebe ibintu bandika. Ibi ni ibindi baba bashaka gushyira hanze kugira ngo abantu bareke gukurikira intambara. Yego. Ariko se bizatuma umuntu uri mu buhungiro cyangwa se uryohewe n'umutekano we mu 23 atabigaragaza. Ariko umuntu ushaka guseka aze kwigusaba kwimuha seke ni gusetsa gusa niyo kuruhura mu mutwe. Umuntu wumva igifaransa. Umuntu wumva igifaransa. aze kwidusaba rwose tubimuhe arebe. Ubundi bisekire. Mushakamba dushimira abari badukurikiye rero. Tubibutse ko twaganiriye kuba 23 nyuma yo kubohoza Minova na Bweramana yafashe ibindi bice. Bikomereza urugamba Inyabibwe na Kareye centre. Ni kuri territoire. FARDC yemeye ko yambuwe Minova na Bweramana. Ikindi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguye amasengesho yo gusengera FARDC na Wazalendo ariko no kubashakira amaturo. Ingingo ya 4 twaganiriye kuri societe civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru aho yasabye hari ibyo yasabye abayobozi, hari ibyo yasabye umuyobozi w'igihugu perezida, hari ibyo yasabye imiryango itandukanye mpuzamahanga ikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shakamba rero dushimira abari badukurikiye tubifurize ijoro rihire ariko tunabibutse abatarakanda subscribe bayikande ikandwa rimwe, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share ikandwa ukurikije umubare w'abantu ushaka gusangiza aya makuru kandi banatwandikire babinyujije muri comments dushikirize ibyifuzo ibitekerezo n'inyunganizi zabo kugira ngo turusheho gukora ibyo dukora neza. Ijoro rihire kuri mwese rero yari Sentama Mushakamba mikoni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama bari badukurikiye bose turabashimiye mukomeze mugubwe neza Uwiteka abahire.